kunegura urushako rw'abandi, kuganiriza abantu ukabereka ko umugabo n'umugore badakwiranye, kwinjira mu kwica ubukwe bw'abandi. Abadiyakoni bajya mu bujajwa bagacanganyukisha inama y'itorero. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi mu bintu bigiye kububuza ijuru umunwa, icyo kintu cyane. Miriyamu yari afite ikibazo gikomeye cy'uko Imana yatoranyije Mose akaba umusitari, bo ntibabona aho bagaragarira, ariko Imana yari yarabahaye umwanya. Mose na Aroni nibo bakurikiraga Mose mu cyubahiro, Aroni na Miriyamu nibo bakurikiraga Mose mu cyubahiro. Uzasanga abantu batanejejwe na gahunda zo mu nzu y'Imana atari babandi batagira gahunda mu rusengero, ahubwo ni babandi baba barahawe inshingano baba bataranyuzwe. Miriyamu yanze Zipora, ariko Zipora yariyoroshyaga, yari umudamu w'umuyobozi, umudamu uzwi mu bantu bose, ngo ariko yabaga ari mu bandi badamu wabonaga ameze nkabo, asa nabo, atagaragaza akantu kisumbwe ko afite umugabo w'umusitari. Hano ujya kubona ukabona umugabo bamugize umukuru w'itorero, umudamu w'igitenge akagihindura agahita byimba akaba muremure, mwazaza mujya kumukora, umugabo wanjye araje. Mbe nabo rero iyo basomye abayobozi b'itorero umugabo w'izina rye ntirizi, ahita ambwira umugabo ati ntuzasubireho baduciye amazi. Buriya hari abagabo bajya bafata imyanzuro pasiteri akajya kubasura mu rugo, naho imyanzuro yafashwe n'umugore w'umurakare, baradukinisha. Nitwe dufite imodoka nziza ku rusengero, ikibanza cy'urusengero nitwe twagitanze, baguciye amazi, tujya ahandi duhita tuzamura urundi. Nanga umuntu nca amazi kandi njye nishoboye. Abadamu mwishoboye muri aho Imana ibaha umugisha, ako mwakwemeye Yesu akabashobora. Miriyamu yanengaga Zipora, kandi Zipora yashengurwaga no kubona umuntu ubabaye. Iyo Zipora yabonaga umuntu ubabaye mu maso, ngo yamwitagaho akamubungabunga. Iyi mico Zipora yari afite, Miriyamu ntayo yari afite. Ariko mbabaze, Miriyamu yari azi kuririmba yego cyangwa hoya? Miriyamu yari azi koruganiza gahunda zikaryoha yego cyangwa hoya? Miriyamu yari umusitari, agahagarara mu bagabo b'ibihangange, agahagararira abagore. Ni byose ibyo. Icyo nagira ngo mbabwire ngiki, umuntu ashobora kuzamuka, uko azamuka akaba ariko atakaza umwimerere we. Umaze kwakwa imbaraga zingana gute mu myaka umaze mu matiku? Aha hantu ni ahantu Imana yagennye ngo tuze tuhishimire, ni ahantu tugomba kugera. Wareba hejuru ukabona ko hari igikenewe, washyuha ukumva yuko vandarateri ikenewe, wajya kubona wabona hari ibintu bitagenda neza ukumva ko hari igikenewe. Twakagombye kugera ahantu tuwafashe neza, kuko ni ahantu turuhukira, twahagera n'Imana ikaruhukira muri twe. Ariko abantu bamo barahazana amatiku. Hari abantu bahaza baje kunegura inkweto z'abandi, akorora urukweto yambaye uriya muyobozi w'itorero mwazamukopye, korari gatambuka, ariko bari iriya myenda niyo bahorana. Umubwiriza yaza, ariko uriya muntu wamuzanye azira itorero, uriya muntu aratubasha ko ukagira ngo muri umuzigo. Umudamu w'abandi agatambuka, ariko noneho kariya gatenge kamaze kumubana indangamuntu pe, buriya ariko ubundi umugabo we abarebaye. Birakureba. Niki kigutinyura? Niki kigutinyura kurenga ubuzima bwawe uzi bugoye, ibibazo ufite, warangiza ukabona umwanya wo kwita ku matiku y'abandi n'ibibazo byabo? Niki cyagutinyuye kuza ku nzu y'Imana, aho Imana itangira amasezerano, ukahazana amanyanga n'amatiku? Iyo amatora ari hafi ibintu biba byashyushye, mumucomekemo n'uwacu. Wabonye ko bamaze kutuganza mwa, nyamara reka mbabwire ibi bintu mubigemo. Iyi nama y'itorero igiye guhana korari, abantu bacikamo amatsinda, hari n'abarara bagenda. Mvuye kwa kanaka kubimubwira mu gitondo, dufunga umutwe mani. Ariko reka njye ikintu mbabwira, ubundi mutekereza ko tuzahinduka gute dusigaye tunararana imigambi mibi tukayizindukana? Gabanya amagambo, ntugashake yuko urugo rwawe ruhinduka ikibuga cyo kuvugirwamo amagambo yo kurwanya abantu b'Imana no kuvuga imico yabo no kuyamamaza.
ntukajye wemera abantu baza gucuma amagambo abiri mu rugo rwawe. Mwabagore mwe, gusuzugura abagabo mu rugo byo mwamaze kwiyakira, mwarabashoboye. Ariko kuza gusuzugura umuntu ari hano ku rusengero, tubabarire, ni iki cyagutinyuye? Tubabarire, ni umuyobozi wawe. Nitwa Musoni Flavien, umwizera wo muri iyi ntara, kandi ndagira ngo tujye mbere twige ijambo ry'Imana. Uyu mwanya dusaba icyigisho kivuga ngo ni iki cyabatinyuye? Ni iki cyabatinyuye? Mureke dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mu gihe turi mu nzu yawe, mu gihe turi mu murimo wawe, mu gihe turimo gutekereza iby'imigambi yawe myiza dufiteho, tuba dukwiye gutinya kandi tugakwegera tukubashye. Ariko muri uyu mwanya bitewe n'icyaha aho kigejeje abantu barimo baratera intambwe yo gutinyuka ibyo bajyaga batinya. Hari imbaraga ya Satani irimo gusubiza abantu inyuma gake gake. Muri uyu mwanya ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, biduhe mu mitima yacu gutinya ibyo watweretse byo gutinywa, udutinyure mu byo watweretse ko bigomba gutinyukirwaho, kandi imbaraga y'Umwuka wera imanukire muri iri jambo, kugira ngo iki cyigisho gitabaga imitima yacu ku musozo, aba ari wowe duhungiraho, kugira ngo duhindure uko imigambi yawe dufiteho imeze. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ni iki cyabatinyuwe? Ayo magambo nk'uko yavuze ni amagambo yaturutse mu kanwa k'Imana. Kubara igice cya 12, kubara igice cya 12, Imana yahagurukije Mose. Imana ifata Mose imujyana ku musozi. Mose imuha ipica y'uburyo yifuza gutura mu bantu. Muri gahunda y'Imana yo gutura mu bantu, yabategetse kurema ubuturo bwera. Ubwo buturo bwera ibikoresho ntabwo byagombaga guhanuka mu ijuru. Imana mu isi yari ifite abamarayika benshi, ariko ntiyashinga ko abamarayika bazaza bamanukana inkingi ngo abamarayika barimo bazana amahema, ahubwo Imana yabwiye Mose ko ubushake bw'umwana w'umuntu, umuntu wumva yifuzaga kubana n'Imana, umuntu wifuzaga guhura nayo, umuntu wumva hari ikintu azasaba Imana, umuntu wifuza ahantu hatuje azahurira n'Imana, umuntu wifuza kwereka Imana yuko ahaye agaciro kubimubeshejeho, Imana yategetse ko hari aho bagomba kuzaza bahurira nayo. Aho rero niho hiswe ihema. Iryo hema Imana yashimye ko buri muntu wese azana ubushake bwe. Bamwe bazanye ubudodo, abagore bari bazi gukora ubushakashatsi bicaye mu ngo zabo. Umwanya w'amazimwe n'amatiku waragabanutse. Gahunda yo kubaka inzu y'Imana yari iri mu bitekerezo byabo. Mose yitegereza abantu barimo kuzana impano, abagore mu kubaka ihema ry'Imana. Nta muntu Satani yigeze yibutsa ubukene bwe busanzwe. Ntabwo Imana yemereye Satani kubibutsa ko bari mu butayu bafite ibiryo by'umwanya muto nabyo bishobora kubashirana. Buri muntu wese yazirikanye iyo nzu, baragenda bazana ibyo bagombaga kuzana, biragenda biba byinshi. Bimaze kuba byinshi, inzu y'Imana iruzura. Umwuka w'Imana yarahabaye, inzu y'Imana iratahwa. Iryo hema rero bagombaga gutura hagati, ryagombaga kuba hagati yabo. Buri muntu wese yagombaga gukora urugendo kuri iryo hema, ariho ashakira imbabazi, ariho ashakira icyizere, ariho ashimira Imana, ari naho asohoreza amasezerano y'Imana. Nshaka kubabaza, muracyabona urusengero rw'Imana rukiri hagati muri twe? Hari abantu basigaye bibuka urusengero ku bwa gahunda yo kuririmba cyangwa kubwiriza gusa. Hari impamvu nyinshi zatumye ihema ry'Imana riba hagati y'ubwoko bwayo. Nshuti zanjye, aho hantu Imana yapanze yuko ariho abantu bazaza baruhukira. Imana yapanze yuko umuntu uhageze n'abatambyi n'umutambyi mukuru bazaza bagera kuri iryo hema bagatinya. Ariko ibintu byaje kuba ibintu bisanzwe, abantu batangira kuzaba bahavugira ibibazo byabo byo mu rugo, abantu batangira kuzaba bahaterera inkuru, bahaterera imisingo. Umunsi umwe baratandukira. Igice cya 12 kubara,
Miriyamu na Aroni banegura Mose kubw'umunyetiyopiyakazi yarongoye. Koko yari yararongoye umunyetiyopiyakazi. Baravuga bati, ni ukuri Uwiteka avugira mu kanwa ka Mose musa, twe ntatuvugiramo? Uwiteka arabyumva. Kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza urusha abandi bantu bo mu isi bose. Igihe cyose uzabona abantu baguhagurukiye bakuvuga, jya umenye ko watangiye kuba umugwaneza. Ntabwo Imana yakwemera ko abantu baguhagurukira itamaze iminsi ifite ikintu irimo gukora mu buzima bwawe. Kubw'ibyo rero Mose baramuhagurukiye. Uwiteka atungura Mose na Aroni na Miriyamu ati, nimusohoke uko muri batatu muze ku ihema ry'ibonaniro. Barasohoka uko ari batatu. Uwiteka amanukira mu nkingi y'igicu, ahagarara mu muryango w'ihema ryera. Ahamagara Aroni na Miriyamu, bombi baraza. Arababwira ati, nimwumve amagambo yanjye. Niba muri mwe hazaba umuhanuzi, mwiyerekwa niho Uwiteka nzamwimenyeshereza. Mu nzozi niho nzavuganira nawe. Umugaragu wanjye Mose siko ameze, akiranuka mu rugo rwanjye hose. Muvuge ngo amena. Uwowe tujya twivuganira n'akanwa kacu neruye, atari mu migani, kandi ishusho y'Uwiteka ajya ayibona. Amagambo nashakaga muyasomere rimwe abafite Bibiliya. Nuko musubiremo. Nuko niki cyabatinyuye? Niki kintu cyabatinyuye? Hari igihe umuntu atinyuka ikintu ukavuga uti ibi bintu ntibisanzwe, nshaka kumenya impamvu yabiteye. Turi mu gihe abagore barimo gutinyuka bakabwira abagabo ijambo riteye ubwoba. Umuntu wavuze ngo tuzabana dukize dukennye, ukumva ahamagaye abantu, abwiye umugore we, naraguhaze n'ubundi sinigeze nkukunda. Ukibaza, ni igiki gitinyuye umuntu warahiriye imbere ya pasitoro, umuntu wagiye imbere y'ibendera ry'igihugu? Ni igiki kimutinyuye kuvuga amagambo nk'aya? Ariko najya mbabwira, nubona umuntu atinyutse ikintu yajyaga atinya kera, jya umenya yuko yahuye n'utinyura abantu mu mafuti. Ni iki cyabatinyuye? Mose, abamarayika b'Imana bari bamuzi. Ijuru ryamutangiraga ubuhamya yuko ari umugwaneza mu isi yose. Imana iyo yajyaga kuvugana nawe, Imana ntiyavuganaga nawe mu migani, yaramweruriraga, yari inshuti y'Imana. Ni igiki cyabatinyuye? Noneho ni igiki cyabatinyuye kunegura umugaragu wanjye Mose? Bikongereza uburakari bw'Uwiteka. Uwiteka aragenda. Buriya mwari muzi yuko umuntu ashobora gutinyuka gukora ifuti ryo kunegurana, Imana ikimuka mu rusengero, mukarusigarana rurimo irangi ryiza, rurimo ibyuma byiza, gahunda nziza, ariko Imana yabaye yegeyeyo kuko mwatinyutse. Uyu munsi tugiye kwigana ibigendanye no gutinyuka kunegura. Bamaze kwikongereza uburakari, cya gicu kiva hejuru y'ihema ryera kiragenda. Umuntu w'Imana ni umuntu ukomeye. Gufata umwanya ukamutaramira, gufata umwanya inkuru z'ibibazo bye ukazihindura ingingo. Kuba afite umwana bafitanye ikibazo wamunaniye, bigahinduka inkuru zamura mu isoko. Kuba korari indirimbo yapfiriye ku ruhimbi, ntabwo uzi imbaraga byatwaye, bigahinduka inkuru aho urimo kugenda ukavuga uti ba bantu bajyaga biyemera ariko indirimbo irabakaraze. Hari ibintu mukora Imana ikimuka ikavuga ngo reka mbe mbaretse, kuko amagambo barimo kuvuga sinayakira mu mutwe wanjye. Kuvuga inkuru y'undi biraryoha, ni nko gukaraga bombo yo mu gati mu kanwa, ariko inkuru zawe iyo batangiye kuzivuga ni nko kunywa umuravumba. Nshuti zanjye, kunegurana ni icyaha gikomeye kigiye kubuza abantu ijuru. Ariko noneho kunegura abantu b'Imana, kunegura itorero ry'Imana, kunegura umurimo w'Imana, ibi ngibi byo Imana ikuvamo ugasigara uri igipampara.
byarangiye gute rero? Miriyamu yahise asesa ibibembe byera nk'urubura. Aroni ahindukirira Miriyamu, abona Miriyamu asheshe ibibembe. Aroni yari yarahawe impano yo gukiza ibibembe, kuko umutambyi mukuru yabaga afite ububasha bwo gukiza ibibembe. Imana yamuhanishije ikintu kimwe: kubona mushiki wawe yasesa ibibembe, wari ufite impano yo kubikiza ariko ntubu ukiyifite. Iyo twagiye mu matiku n'ubujajwa, hari imbaraga Imana yari yaraduhaye ziba zitazongera gukora. Mushiki we yamaze icyumweru arwaye ibibembe. Aroni kujya mu matiku n'amazimwe byatumye impano yo gukiza ibibembe ayakwa. Umaze kwakwa imbaraga zingana gute mu myaka umaze mu matiku? Aha hantu ni ahantu Imana yagennye ngo tuze tuhishimire. Ni ahantu tugomba kugera, wareba hejuru ukabona ko hari igikenewe. Washyuha ukumva yuko vandarateri ikenewe. Wajya kubona wabona hari ibintu bitagenda neza, ukumva ko hari igikenewe. Twakagombye kugera ahantu tuhafashe neza, kuko ni ahantu turuhukira, twahagera n'Imana ikaruhukira muri twe. Ariko abantu bamo barahazana amatiku. Hari abantu bahaza baje kunegura inkweto z'abandi. Akorora rukweto yambaye uriya muyobozi w'itorero, mwazamukopye. Korari gatambuka ariko bari iriya myenda niyo bahorana. Umubwiriza yaza ariko uriya muntu wamuzanye azira itorero. Uriya muntu aratubasha ko ukagira ngo muri umuzigo. Umudamu w'abandi agatambuka ariko noneho kariya gatenge kamaze kumubana indangamuntu pe. Buriya ariko ubundi umugabo we abareba. Birakureba. Niki kigutinyura? Niki kigutinyura kurenga ubuzima bwawe uzi bugoye, ibibazo ufite, warangiza ukabona umwanya wo kwita ku matiku y'abandi n'ibibazo byabo? Ni iki cyagutinyuye kuza ku nzu y'Imana, aho Imana itangira amasezerano, ukahazana amanyanga n'amatiku? Iyo amatora ari hafi ibintu biba byashyushye, mumucomekemo n'uwacu. Wabonye ko bamaze kutuganza mwa, nyamara reka mbabwire ibi bintu mubigemo. Iyi nama y'itorero igiye guhana korari, abantu bacikamo amatsinda, hari n'abarara bagenda. Mvuye kwa kanaka kubimubwira mu gitondo, dufunga umutwe mani. Ariko reka njye ikintu mbabwira, ubundi mutekereza ko tuzahinduka gute dusigaye tunararana imigambi mibi tukayizindukana? Umuntu akarara aryamanye n'umugabo apanga kumuca inyuma mu gitondo, amasaha 24 agashira umushinga upfuye, uwufite mu mutwe, uzaba muzima gute? Niki cyabatinyuye? Miriyamu amaze gusesa ibibembe, Aroni abwira Mose ati, databuja, ndakwinginze we kudushyiraho igihano cy'icyaha twakoreshejwe n'ubupfu. Nubona wicaye mu nkuru z'abandi, ukabona mufashe umuntu mumuteretse ku meza muramuvuze, nimujya gusenga. Twigeze kwicara ahantu turimo kuganira, mugenzi wacu azana inkuru y'undi mugenzi wacu ayikubita ku meza. Baraganira, barangije barambwira bati, rero ni wowe uza gusenga. Singiye kubabeshya, nashatse ikintu ndasengera, ngira gute? Ndakibura. Tumaze umwanya muri aya matiku, aba bantu bavuze, urumva nge bambwiye gusenga, ntangira kwibaza icyo ndaheraho. Nashatse isengesho ndaribura, tangije ndahaguruka ndababwira, numva rero mushyiriho igice cy'indirimbo. Buriya iyo uririmbye igice cy'indirimbo, nta ndirimbo ishobora kurangira itakwibutsa amafuti wagize gute? Tugiye gusenga, ndasenga ariko hari ijambo nirinze kuvuga. Ijambo rivuga ngo mu magambo twavuze Mana utoremo amazima. Mutekereza ko Imana ifite akayungirizo ko gutoranya amagambo y'amatiku? Wavuze ibya Rayon Sport, uvangamo iby'amoko, ujya kuri za BBC, uragarukuza mu nama y'itorero ibibazo byavutse, unegura inyubako, unegura abakozi b'Imana. None Imana ifite umwanya wo kujya muri ayo matiku ngo iyungurure itoranye mu twiza? Bibiliya iravuga ngo nta cyiza umunyabyaha agira. Abantu barimo baradodesha amakoti, abantu barimo barambara za bubu, insengero turimo kubaka. Ariko nagiye mbabwire ngo umuntu udashobora gushimira Imana mwene se mu mutima, ahubwo akamugayira mu mutima, ntashobora kuryinjiramo. Ntabwo bibaho.
ibibazo. Mose amaze kubona ko ikibazo cyavutse, atakira Uwiteka ati Mana ndakwinginze mukize. Uwiteka asubiza Mose ati iyaba se yamuciriye mu maso gusa ntiyakozwe n'isoni iminsi 7. Imana yavuze yuko kwicara bakavuga Mose adahari. Imana yabifashe nko gufata Mose bakamucira hehe? Mu maso. Ku Mana nta mikino. Ujya ushaka ibindi uvuga ariko kuvuga umuntu w'Imana. Ujya ushaka ibindi usebya ariko gusebya umurimo w'Imana. Ujya ushaka ibindi urangariramo ariko gufata umuntu wibereye mu bigeragezo ukamuhindura inkuru. Ni ikosa rikomeye Imana ibibara yuko wamuciriye mu maso. Tugiye kubura ijuru turi bujijwe n'umunwa. Tugiye kubura ijuru iminwa yacu twarayiririmbishije ariko tuyivugisha n'ubujajwa. Abantu bose bafite umwanya wo kuvuga abandi ntago bashobora kubona ubwiza bw'Imana. Mana mfasha ngo mvuge neza. Mana mfasha kugira ngo ikinurutsemo kiruhura abandi. Hano hari abantu Imana mu myaka yashize yari yarabahaye impano yo kuvuga neza, impano yo gusura umuntu ukamuganiriza akaruhuka, impano yo gufasha umuntu yaba naciye ku rusengero nta gahunda yo gusenga ukamuganiriza mpaka yicaye mu materaniro. None iyo mpano yamizwe n'ubujajwa. Niki cyari cyihishe inyuma hano? Icyambere, Miriyamu na Aroni bari bafite ikibazo cyo kunegura urushako rw'abandi. Urajya mu rugo rw'abandi kurebamo ibiki birakureba. Ako uriya musaza wacu ukurikije ukuntu areye, kare gakobwa yagatoraguye. Mureke yaragatoraguye uzabimenya bashaje. Ni wowe ushinzwe iby'abatoragura abandi. Kunegura urushako rw'abandi, kuganiriza abantu ukabereka ko umugabo n'umugore badakwiranye, kwinjira mu kwica ubukwe bw'abandi. Abadiyakoni bajya mu bujajwa bagacanganyukisha inama y'itorero. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi mu bintu bigiye kububuza ijuru, umunwa nicyo kintu cya mbere. Miriyamu yari afite ikibazo gikomeye cyuko Imana yatoranyije Mose. Mose akaba umusitari bo ntibabona aho bagaragarira, ariko Imana yari yarabahaye umwanya. Mose na Aroni nibo bakurikiraga Mose mu cyubahiro, Aroni na Miriyamu nibo bakurikiraga Mose mu cyubahiro. Uzasanga abantu batanejejwe na gahunda zo mu nzu y'Imana atari babandi batagira gahunda mu rusengero, ahubwo ni babandi baba barahawe inshingano baba bataranyuzwe. Gabanya amagambo, ntugashake yuko urugo rwawe ruhinduka ikibuga cyo kuvugirwamo amagambo yo kurwanya abantu b'Imana no kuvuga imico yabo no kuyamamaza. Umuntu umwe yigeze kukira abona amafaranga, arangije yandikaho muri saro yo kuriramo, yandikamo ngo Yesu Kristo niwe mutware w'uru rugo, amagambo yawe aba make. Ayo magambo yandika neza yakubita ku gikuta. Wabaga urimo gukaraba intoki we ugiye kurya, upanga yuko muri buganirire ku meza, wareba ugahita usanga ijambo yarahashyize ryo kugucecekesha. Ntukajye wemera abantu baza gucuma amagambo abiri mu rugo rwawe. Iwawe ni urugo rugomba gushimirwamo Imana, ni urugo rugomba kuzamukiramo amasengesho yo gusabira abantu ibintu byacanze. Miriyamu, Mose yari umugwaneza, ariko ubugwaneza bwa Miriyamu ntibwabonekaga. Umugore wa Miriyamu, umugore wa Mose, Miriyamu yavugaga yarateye ate? Muntega amatwi, uyu mugore ntago yari igikara bavuze ngo ni umunyetiyopiya, ntago yari igikara, nta nubwo yari umugore mubi, ahubwo iyo wanga umuntu nta kintu cyiza umubonaho. Iyo wanga umuntu nta kintu cyiza umubonaho. Ubu umuntu ashobora kunyanga akanyita umuntu w'inzobe mureba ukonza. Urwango rukwereka ibintu binyuranye n'uko umuntu ateye. Umugore wa Mose, Mose yari yaramubonye Miriyamu atabigizemo gahunda. Ntukajye wumva yuko buri munsi abantu bagomba gukorera ubukwe hano ku rusengero ari wowe ugomba kuba warabahuje. Uriyikize. Miriyamu yumvaga Mose agomba gushaka umuntu Miriyamu yamutereteye.
mwababyeyi mwe nimugabanye amatiku no kwinjira mu bintu bitabareba. Miriyamu yari yareze uyu mugore yuko ari mubi, ndetse amwita umunyetiyopiya kugira ngo abantu bamwange. Ikintu gitangaje, Zipora umugore wa Miriyamu, Bibiliya ivuga ko yari afite indangagaciro 5. Iya mbere, yari umugore wasengaga Imana yo mu ijuru. Amen. Abadamu batabona umwanya wo gusenga, wamuvuga nawe akajya kukuvuga cyangwa akajya kwisobanura, ntibazazamuka iki kirere. Yamvuze nanjye reka mwemeze, hari amakuru ye narimbitse, nanjye mena umuceri. Abantu mukimena umuceri kujya mu ijuru wapi? Miriyamu yari umugore wagiraga isoni, yahagararaga mu maso y'umugabo we ukabona afitemo ikintu cy'ikinyabupfura, yatinyaga kureba n'abagabo b'abandi. Ariko ubu abadamu bariho uyu munsi wa none n'abarakare gusa, abahagararanye n'umugabo arimo kumbwira ngo none se mana. Umugabo yarangiza abandi akavuga ati ko uriya mugore wawe buriya byibuze yagiye gusuzugura mu rugo, twaba turi ku rusengero akagira gute akakuba. Mwabagore gusuzugura abagabo mu rugo byo mwamaze kwiyakira, mwarabashoboye. Ariko kuza gusuzugura umuntu ari hano ku rusengero, tubabarire, ni igiki cyagutinyuye? Tubabarire, ni umuyobozi wacu, twe turamwubaha, musuzugurira iwawe. Ariko hano mureke, hari ikintu Imana yamushinze, niki cyagutinyuye? Zipora yagiraga urugwiro, yari umudamu ugira urugwiro. Kenshi na kenshi Mose yahuraga n'abantu ananiwe, Zipora akabaganiriza, bakajya kuganira na Mose umutima watuje. Naho mwebwe aho gufasha abagabo banyu umurimo w'Imana, uri muricara, ka gakobwa kaguhobeye nakahe kandi buriya nzabijyamo. Hari abantu baza ku rusengero baje gusenga, baje no kuba bamaneko no guca urubanza. Ibyo bintu bitatu ntabwo wabishobora. Ujye utora amasabato, imwe yitwa iyo kureba abantu, inde yitwa iyo guhiga amakuru, none uzagire niyo kuramya byibuze. Wowe isabato imwe urashaka kubivanga byose? Ndabinginze mwirinde tutabura ijuru turi bujijwe n'umunwa. Miriyamu yanze Zipora, ariko Zipora yariyoroshyaga, yari umudamu w'umuyobozi, umudamu uzwi mu bantu bose. Ngo ariko iyo yabaga ari mu bandi badamu, wabonaga ameze nkabo, asa nabo, atagaragaza akantu kisumbwe ko afite umugabo w'umusitari. Hano ujya kubona ukabona umugabo bamugize umukuru w'itorero, umudamu w'igitenge akagihindura agahita byimba akaba muremure, mwazaza mujya kumukora, umugabo wanjye araje. Mbe nabo rero iyo basomye abayobozi b'itorero umugabo w'izina rye nirizi, ahita ambwira umugabo ati ntuzasubireho baduciye amazi. Buriya hari abagabo bajya bafata imyanzuro pasiteri akajya kubasura mu rugo, naho imyanzuro yafashwe n'umugore w'umurakare, baradukinisha. Nitwe dufite imodoka nziza ku rusengero, ikibanza cy'urusengero nitwe twagitanze, baguciye amazi, tujya ahandi duhita tuzamura urundi. Nanga umuntu nca amazi kandi nge nishoboye. Abadamu mwishoboye muri aho, Imana ibaha umugisha. Ako mwakwemeye Yesu akabashobora. Umuntu wese uzaha umwanya amatiku azisanga urugendo rujya mu ijuru yaruhagaritse. Miriyamu yanengaga Zipora, kandi Zipora yashengurwaga no kubona umuntu ubabaye. Iyo Zipora yabonaga umuntu ubabaye mu maso, ngo yamwitagaho akamubungabunga. Iyi mico Zipora yari afite, Miriyamu ntayo yari afite. Ariko mbabaze, Miriyamu yari azi kuririmba yego cyangwa hoya? Miriyamu yari azi koruganiza gahunda zikaryoha yego cyangwa hoya? Miriyamu yari umusitari, agahagarara mu bagabo b'ibihangange, agahagararira abagore. Ni byose ibyo. Icyo nagira ngo mbabwire ngiki, umuntu ashobora kuzamuka, uko azamuka akaba ariko atakaza umwimerere we. Nshuti zanjye, Imana yafashe umwanzuro. Miriyamu icyaha cye kimaze kumenyekana, Imana irazi basanga baganira, bari barimo kwiganirira bisanzwe. Ariko ngo aho hantu hari abandi bantu,
hari n'abana n'abandi bantu basanzwe. Imana yacu kuko ari Imana izi ubwenge, ntago yahise icira urubanza aho. Yarabirebye iravuga iti nta mpamvu z'uko Miriyamu na Aroni mbaha rubanda, mugende mujye ku buturo bwera tujye kuganirirayo. Baragenda. Kubera iki? Nubwo bari baragize umwanya w'amatiku, Aroni yari umutambyi, Miriyamu yari ashinzwe izindi gahunda. Kuzana amatiku yabo akaganirwa muri iyo saro yari iriho abantu. Umuntu wese yari kuzaza yicara akavuga tumva ni ukubona abantu mu makanzu yera nta kigenda, sinzanasubirayo. Imana irangije iravuga ngo mugende mujye ku rusengero, uzagira akaga. Imana niramuka ibonye ibibazo byateje ibibazo, Imana igashima yuko bitigirwa mu ngo, ikabizana mu rusengero ngo byigirwe mu nama y'itorero ya ninjoro. Abagabo n'abagore bakicara, ukuri bakagushyira hasi ngo bakize umuntu. Warangiza ukajya gusura umuntu umushyiriye ubujajwa bwo mu nama y'itorero, uzasesa ibibembe. Gusa kuri iki gihe nta muntu usesa ibibembe ngo bigaragare. Niyo mpamvu usigaye mubona abantu bararangiye, ukabona umuntu urimo uramureba ari umuyobozi w'itorero, ariko wamureba ukabona ameze nk'ikaritasi iri aho, nta kuragira, nta cyubahiro abizera bamugomba. Ijambo ry'Imana yajya kurivuga ukabona ntago bimubereye. Kubera iki? Kubera kuba mu matiku n'ubujajwe igihe kirekire, byageze aho asana bwa bujajwa abamo. Ndabasabye nubona Imana ifashe ibibazo ikabizana ku rusengero ngo abareho byigirwa, uzirinde gushaka ko bitaramirwa mu rugo rwawe. Nshuti zanjye, ikindi kintu gikomeye, Imana yabahaye amahirwe ngo bihane, ariko Miriyamu ntiyabigaragaza. Kubw'ibyo rero Imana yahise yemera ko Miriyamu ashesha ibibembe. Kubera iki? Niwe amakuru mabi yari yaturutseho. Aroni ashushanya abayobozi bo mu minsi y'imperuka. Aroni umutimanama wamubwiye yuko ibintu Miriyamu arimo kuvuga ari amafuti, ariko Aroni aravuga ati Miriyamu ni umuntu w'inshuti yanjye, ngiye yagira ngo nabiciye amazi. Aguma aho hafi ngo abyumve, kandi abizi ko atari iki? Atari ukuri. Ndabizi neza ko hano hicaye abantu bagendana n'abandi, ukicarana n'umuntu akavuga abantu, ukicarana n'umuntu akavuga urugo rw'abandi, ukicarana n'umuntu akarya inyama z'abantu, akavuga abantu, agasebya abayobozi, agasebya itorero. Warangiza ukavuga uti hoya ntabigaragaza, akagira ngo nanjye sindi kumwe nawe. Hari ingaruka uzabona. Bibiliya iravuga ngo nta muntu wayo ugomba kwicarana n'abakobanyi. Ni ikosa rikomeye. Nubwo atari wowe uvuga ayo magambo, ariko kuhicara umunsi umwe, umuntu akagusura bwa kabiri bwa gatatu, muri mu nzangano, murimo kuvuga, murimo kunegura abantu, Imana ntabwo izemera ko birangira gutyo. None se Miriyamu ko yasheshe ibibembe akamara iminsi 7 hanze y'ingando, ni irihe somo Imana yashakaga gutanga? Icya mbere, Imana yari ihaye Miriyamu umwanya wo kwitekerezaho, kugira ngo amenye ko nubwo anegurana ibibembe yagiye kubona. Ndajya mbabaza, ibibembe byavuye hanze ye cyangwa byamuvuyemo? Ibibembe byamuvuyemo. Bivuze ngo iki? Njyewe musoni nicara ku nkuru yawe nerekana ububi bwawe, byanga byakunda nanjye mfite ububi bwanjye. Hari abantu babuzi, ariko abo bantu bambikiye ibanga ngo ntaseba. Iyo rero umennye ibanga ukavuga undi, uba urimo kubwira Imana ngo n'abandi bari babitse amabanga yanjye nabo bamene umuceri. Niyo mpamvu uko ushora imbaraga mu kuvuga abandi, uzasanga nawe havutse abantu bashora imbaraga mu kukwamamaza no kugutaranga. Abagore muri aha mwiriwe? Umuntu umwe yarambajije ati ukwezi abagore bagiramo amagambo make ni ukuhe? Ndamubwira ntibiranshanze. Arambwira ati ni ukwezi kwa kabiri kuko kugira amatariki make. Ibyo bintu byarambabaje kuko nari nkiri muto, ariko aho imperuka itugejeje, kera bajyaga bahamagara umudamu bakamubwira ngo subiramo ibyo wavuze. None muri no minsi basigaye bazana abagabo, ukabona umugabo baramuzanye ngo subiramo ibyo wavuze, ukabona umugabo arebye hirya no hino. Ubundi ntabwo ari ibintu by'abagabo kumubona mu bujajwa, ariko imperuka niwe itugejeje.
musabe Imana yinjire mu mitima yacu itwigishe kuvuga. musabe Imana yinjire muri twe. uru rusengero, inzu y'Imana, ubutaka bwera, nituhagera tujye tuba tuje kuramya Imana no kuyishima, aho kuza kuhapangira imigambi mibisha yo kuvuga abantu no gusebya umurimo. siko amateraniro arangira abantu bagahura, yarangiza akamubwira ati ntuncike nguha amakuru y'akanaka, siko namubonye inyuma ijisho ryabyimbye. Wabona umugabo yamuteye inguma ariko amakuru ndayaguha adafite ivumbi. amakuru adafite ivumbi twebwe dufite na yuko umwami Imana arimo kusukira abantu be imbaraga, kuko isi igiye kurangira. ayo makuru ufite nta sana afite. Bibiliya ivuga ngo muhoze umutima kubiri hehe? Kubiri mu ijuru. Inshuti z'Imana, uyu ni umunsi mwiza wo kwihana. Mose nta kindi yari gukora. Imana yahaye Miriyamu iminsi 7 yo kwitekerezaho. icya kabiri, Imana yeretse Miriyamu yuko adahari ibintu byakomeza. adahari ibintu byakomeza. yarazi yuko adahari ibintu byahagarara. gahunda zarakomeje. hari umunsi mwigeze mwumva ibitambo byahagaze? ntibibaho. uzazana amatiku muri korari, uzana amatiku mu nama y'itorero, ufata imyanzuro wivumbure, ugire ngo ibintu bizahagarara, ahubwo ubone nibwo bigiye neza. isomo rya gatatu, Imana yari irimo kwerekana Abisiraheli nabo ntabwo bavuze ngo Mose ntabwo yabwiye Abisiraheli ati ubwo uriya bigize ibibembe twikomereza urugendo n'ubundi turimo turakererwa, ngo ahubwo ngo bategereje iminsi 7 irangiye, Imana imukuraho ibibembe, bongera kunezerwa bamubonye agarutse mu ngando asa neza. amen. bakomezanya urugendo. nta munezero n'umwe uzakomora ku kuba umuntu yaguye mu cyaha warangiza ukamujugunya ugakomeza urugendo. ushobora kuzagera imbere ukamukenera, kuko ababiri baruta iki? igihe tuba turi mu nama z'itorero bakavuga bati uyu muntu yakoze iki cyaha, ukumva umugabo arahagurutse. njyewe rero nza ninaniriwe, nta mpamvu yo gutinda kuri uyu muntu. ubundi amaze iki hano? hari amafaranga atanga ahagije? none se ubundi ni umukire ku buryo yahungabanya itorero? mufate umwanzuro, ntabwo tuzaza turara ku bantu ba feke nk'aba. ariko cyaba ari icyaha barimo kugoragoza cy'umuntu w'umukire. mwihangane tubigendemo gake. rega ibyaye ikibazo igira gute? reka ngire ikintu mbabwira, mureke twige uburyo bwo gutegereza bari mu bihano ngo Imana ibakize. dukomezanye iki? nta kintu cyiza nko kubona umuntu waruze amakuru isi yashize ahagaragara, ariko wajya kubona ukabona yagarutse mu murongo. ndasaba Imana ngo ibagarure mu murongo. Miriyamu agarutse yanejejwe no kubona nta muntu wongorera undi ku ruhande ngo avuge ngo baraje na bya bikabyo by'ejo bundi byarazambye, ngo ahubwo ngo yabonaga abantu bari bamufitiye ubwuzu, yishimira kugaruka mu mukumbi. arangije amenya yuko atazongera gutinyuka kuvugira ahantu Imana igize gute? Imana iri. niki cyabatinyuye? muri iki gitabo nasomyemo ibintu 3 byambabaje. dufite abantu barimo gusohoka mu itorero, barangiza bakajya guhiga amakuru mu ngo z'abayobozi. wajya kumva baravuze ati ze kanaka bayobora bitaramucanze, amakuru mfite atariho ivumbi. nuko we n'umugore bafitanye aka kabazo, ejo bundi bapfuye amafaranga, hari ikibanza bagurishije. ariko najya mbabaza, uracukumbura ibiri mu ngo z'abandi, wacukumbura iby'ubwami bw'Imana? Bibiliya iratubwira ngo mushakashaka uko mwamenya ibyo umwami agira gute. none ubushakashatsi bwa nyabwo twaburetse, turimo turashakashaka ibintu mu ngo z'abandi. mureke ubwo bushakashatsi bupfuye. icya kabiri muri iki gitabo berekana nuko hari abantu barimo kujya mu byanditswe ngo bashakashaka uburyo begeranya ibihamya byerekana ko itorero ryabaye Babuloni. abo nabo barimo baranegurana, barimo baratinyuka ibintu bitagomba gutinyukwa. umuntu agafata umuyobozi w'itorero agakubita ifoto ye ku ruhande, agakubitaho n'indi, yarangiza agashyiraho uruntu rw'amahembe kugira ngo abantu bange ubuyobozi. niki cyabatinyuye? reka ngire ikintu mbabwira, urugendo rugiye kutubana rurerure kubera ubujajwa. amagambo nifuza kubasomera hano ni amagambo akomeye nasomye kuri
aka gatabo kitwa Itorero ry'Imana ryasigaye, ni agatabo k'itorero. Paje ya 39 haranditse ngo bari kwihuza n'ingabo z'umwanzi w'ukuri akaba n'umwanzi w'Imana, bazasebya gahunda y'umurimo maze bayite imikorere yo kwihangira ubutambyi. Sasugana n'abantu bakubwira baterega Imana ibintu bye by'amaturo n'icyacumi, ibintu bya gahunda z'itorero n'ubupastoro, Imana yacishijemo umurongo, umwenda utabutse byararangiye. Ariko aba bapastoro kubera inzara yabo barongeye bisubirizaho ikintu kimeze nk'ubutambyi. Elena White ibi bintu yabyanditse mu 1910 na kangahe na 11. Ubu uyu munsi wa none niyo ntero. Uganira n'umuntu akakubwira ati ubundi ibintu by'ubupastor Imana yabikuyeho, nanjye nashingira, nanjye nabatiza, ufite icyacumi nanjye wakima, nanjye nakirya. Kandi birirwa mu ngo berekana, bazenguruka mu ngo basura abantu, bifashisha amapica mabi y'ibintu by'intege nke ziri mu itorero, babyamamaza ngo abantu banga itorero. Ibi bintu birimo ingaruka mbi. Nshuti zanjye, Imana yafashe umwanzuro, irangije igarura Miriyamu. Nta mateka Miriyamu yandi tuzi. Miriyamu yitoje guceceka kugeza umunsi we wa nyuma. Nzajya ngenda niyoroheje mu mutima. Imana yiteguye kutubabarira, Imana yiteguye kugira ibyidukorera bidasanzwe. Twihute dushaka umusozo. Bibiliya iravuga ngo iki? Zaburi ya 15. Zaburi 15. Bibiliya iratangaje. Dawidi waciye mu bihe bidasanzwe yanditse amagambo akomeye. Zaburi 15 umurongo wa mbere. Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Abantu bari barakoresheje imbaraga bubaka ihema, mwakoresheje imbaraga mwubaka uru rusengero. Kuri uyu mugoroba turaza kugira undi mwanya wo kugira ikindi kintu dukora, kandi icyo turi bukore kiranezeza Imana. Ariko nagira ngo mbabaze, nubwo turimo kubaka uru rusengero, ni bande bazarugumamo? Abantu b'abanyamazimwe n'abantu batinya kuvugwa, abo bombi ntibazaramira muri uru rusengero. Umuntu bavuga akantu ngo sinzasubirayo, umuntu bavuga akantu muri korari agahita asezera, umuntu bavuga akantu agahita avuga ngo mu nama y'itorero ntibazongere kumutora. Kuramba ntago bishoboka. Imana irashaka abantu bicaye mu itorero ku buryo nubwo bavugwa bubura amaso nka Mose bakavuga ngo icyo nzi cyo nuko ku Imana inzi, binyuranye nuko abantu bakize gute banzi. Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Icyambere ni umuntu ugendera mu bitunganye. Icya kabiri, agakora ibyo gukiranuka. Icya gatatu, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Icya kane, utabeshyeresha abandi ururimi rwe. Icya gatanu, ntagirire nabi mugenzi we. Icya gatandatu kitumaze, ntashyushye inkuru y'iki turanye we. Umuntu ufite izi ntambwe, byanga byakunda Kristo yamaze kugera mu mutima we. Gushyushya inkuru z'abandi, nukuzifata zishobora kuba zabaye, ugashyiramo umunyu n'urusenda n'ibindi birungo, wamara gukubitamo ibirungo inkuru ikaryoha ku buryo ubwira umuntu uti ngufitiye amakuru. Umudamu akabwira umugabo ati genda umukozi akugaburire, hari amakuru ari hano. Ariko inshuti z'Imana, ndagira ngo nsabe Imana itugenderere. Inama zigirwa itorero, paje 137 igitabo gishya. Hariho bamwe berekana ibicumuro n'ibidakwiriye by'abandi bakoze ngo bahuze abantu be kureba ibyabo, cyangwa se ngo bereke abandi ishyaka rikomeye bagirira Imana n'itorero. Nushaka kwereka umukuru w'itorero ko ukunda idini, ntuzamushyire amakuru y'abaryanga. Nushaka kwereka pastor muri field yuko uri umukozi mwiza, ntabwo bizagusaba kujya kwerekana ko izindi korari byazambye ari yanyu yonyine isigaye. Nushaka kujya kuba inshuti na pastor, uzamushyire liste y'ibintu bikeneye mu murimo, aho kumwereka abantu barimo gutuma ibintu bitagenda neza.
kuko niwerekana urutonde uzarukora wibagirwe gushyiraho izina ryawe, Satani azarukwaka n'izina ryawe agire gute arishyire munsi. Ndasaba Imana ngo igire ikintu kidasanzwe ikora mu buzima bwacu. Twongere dutinye Imana, twongere dutinye abantu b'Imana, twongere dutinye itorero ry'Imana, twongere dutinye gahunda yo mu nzu y'Imana. Muri twe habemo ikintu cyo kubaha bidasanzwe. Kandi nanone ndagira ngo nsaba umuntu wese uri hano wumva yuko ubuzima bwe hari ibihe yagezemo kubw'agahinda, kubwo gufatwa nabi, akanga abantu. Umuntu ushobora kuba yaratanze umuntu akamuvugaho ibintu bitari byo, n'umuntu waciwe intege n'ibyo yavuzweho kugeza ubwo kumubabarira mu mutima yumva bimugoye. Abo bantu ndabararika uyu mwanya ngo baze twegere Imana iduhindurira amateka. Bishoboka ko uyu munsi hari Miriyamu ugiye kongera kugaruka mu ihema kugira ngo tubone gukomeza urugendo. Niba ushaka Imana, niba ushaka ko Imana ijya ku munwa wawe ikakubera umurinzi, Kristo akaguhindura icyaremwe gishya, tera intambwe ze dusenge. Minota yaducitse, tera intambwe ze. Sabandi niba n'indirimbo bikongere kwiheba, Mana mfasha mvuge neza, Mana indirimbo nziza mbashisha kurangurura, ngo byumvikane hose niba urukundo rwanjye rwahumuriza abandi, niba nagira icyo nkora kikunganira abandi, Mana mfasha mvuge neza, Mana indirimbo nziza mbashisha kurangurura, ngo byumvikane hose niba nakora umurimo wo kugarura abandi, Mana urukundo rutume mfasha abandi, Mana mfasha kubeza, Mana indirimbo nziza mbashisha kurangurura, ngo byumvikane hose. Imana Data wa twese baragira neza, umubyeyi ucyarukira kudukunda, izina ryawe rirabikiwe. Tugushimiye uburyo watandukanije imyanda itari imwe ugakomeza mu nzu yawe. Twaje twakora utuzi mu nyacyaha bwacu, ariko bazizamuzaho iminsi yose, izina ryawe rirabikiwe. Tumaze kumva ijambo ryawe, hari abateye intambwe baza hano imbere. Ubumve uri mu ijuru, ubabarire. Nyamara natwe twasigaye twicaye ntabwo turi beza, ntituri shyashya. Reka imitima yacu twese yegerezwa intebe yawe y'ubuntu, ku iherezo tuzahabwa ubugingo buhoraho. Uduhe kuba mu mwanya umwe wo gukunda no kugukorera, uduhe kuba mu mwanya umwe wo kwamaza inkuru yawe, kugira ngo ku iherezo ry'urugendo rwacu tuzaraga ubugingo buhoraho. Komeza kubana n'umutima wa buri wese uri aha ngaha. Dushoje iyi gahunda, nyamara hari izindi zibuze gukurikiraho nyuma. Ndakwinginze ngo umwuka w'Imana akomeze kuba hagati muri twebwe, kandi bikwiriye byose byatuma tuzaraga ubugingo buhoraho, tukibana nawe udatandukana, tukibana nawe tukiri muri ubu buzima, tukazabona ubugingo buhoraho. Aba ari byo duhera ubuntu mu izina ryiza rya Yesu.